Nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Ni amakuru mashya, ni amakuru mu by'ukuri agendanye n'umukobwa wanyu. Ni umukobwa witwa EMELYNE, ni umukobwa ukomeje kugenda avugisha itangazamakuru rya hano mu gihugu cy'u Rwanda, bitewe n'ukuntu mu by'ukuri yakoze video mu by'ukuri idasanzwe. Ni video yashyize ahagaragara, ni video mu by'ukuri yagiye ihanahana n'abantu bagiye batandukanye, cyane cyane b'urubyiruko. Ni video mu by'ukuri yavugishije abayobozi mu buryo bugiye butandukanye. Murabizi neza ko uyu mukobwa witwa EMELYNE we mu by'ukuri yakomeje kugenda agaragaza ko ibintu yakoze atari iby'i Rwanda, ahubwo mu by'ukuri ari ibintu byo kuba umuntu wese yakwamaganira kure cyane. Ndagusuje uri mu Rwanda, ndagusuje uri muri Amerika, muri Canada n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni amakuru mashya, ni amakuru agendanye na EMELYNE. Ni amakuru avuga ko mu by'ukuri uyu mukobwa amaze kuba yafungwa, ndetse ko uyu mukobwa bitagenda neza, uyu mukobwa ureza kumubyarira ibibazo bikomeye cyane. Ni nyuma y'uko Perezida Paul Kagame nawe agize icyo avuga kuri abantu bakomeza kugenda bafata amavideo bambaye ubusa bakagenda bayashyira hanze, ari ibintu bidakwiye kuba byaranga umukobwa w'umunyarwanda kazi. Ni EMELYNE n'abakobwa batatu. Murabizi neza ko iyi video mu by'ukuri cyangwa se izi video bagiye bashyira hanze zagiye zigaragaza ko yari EMELYNE ndetse n'abakobwa batatu babanaga muri ghetto. Ni ghetto mu by'ukuri babagamo hariya Kacyiru. Mu by'ukuri byakomeje kugenda bivugwa ko iyi video yagiye babaza abantu bagiye batandukanye, b'ababyeyi b'abantu bagiye batandukanye bari hanze y'u Rwanda, bagiye bagaragara ko mu by'ukuri emotion zabo cyangwa se comment zagiye ziba ziri negative cyane, zigaragaza ko uyu mukobwa witwa EMELYNE akomeje kugenda agaragaza ibintu bibi cyane ndetse no kwica umuco muri rusange. Ni video zimaze iminsi zicacana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza ko ikoranabuhanga rikomeje kugenda ritera imbere, aho umuntu asohora video yambaye ubusa ikaba yagera ku bantu barenga 200,000 ku munsi, bitewe n'ukuntu mu by'ukuri abantu bagenda bavuga bati nyohereza iyo video. Iyo video ikaba yagira ahantu henshi hagiye hatandukanye, bitewe n'urubuga rwa WhatsApp ndetse na Twitter. Aha niho mu by'ukuri byagaragaye ko abantu bagenda batanga video y'umuntu iyo mu by'ukuri yagaragaje ko iyo video y'umuntu w'umusitari yagiye hanze yambaye ubusa. Ibi rero byatumye inzego zose zigiye zitandukanye hano mu Rwanda zibwirana amakuru, ndetse vuba aha bavuze ko iki kibazo baraza kugishyiraho umurongo ngenderwaho, cyangwa se leta y'u Rwanda iraza gushyiraho amabwiriza mashya agendanye n'abakobwa ari kugenda bagaragara cyane ku mavideo bambaye ubusa bari gusireyinga, bijyanye n'ukuntu mu by'ukuri abakobwa ngo bari gushinjwa kuba bari kuba abanebwe, ahubwo bagashyira imbere kuba bakwimuka uburaya, cyangwa se bashyira imbere uburaya bagatungwa n'abandi bagabo. Ibi nabyo ni case ikomeje kugenda ivugwa n'abantu batari bake, bagaragaza ko urubyiruko rw'ubu rw'abakobwa cyane abakobwa nabo bashinjwa kuba bari kuba bagura amatelefoni ahenze cyane, ndetse bikaba mu by'ukuri byatuma bakora n'ubusambanyi butigeze buba i Rwanda. Ibi rero biragendera kuba mu by'ukuri urubyiruko rw'u Rwanda. Murabizi neza ko mu Rwanda haba abakobwa beza, ndetse abakobwa mu by'ukuri ubona ko bakurura abantu batari bake. Ibi hari abakobwa benshi babikoresha nko kuba bakwicuruza, ndetse ubuzima bwabo bukaba bwajya mu kaga. Kuri uyu mukobwa EMELYNE yafashe video mu by'ukuri yikinisha afite amavide mu by'ukuri ya Heineken. Niyo mpamvu mu by'ukuri ijambo Heineken riri kuvugwa cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa wagaragaje video afite icupa rya Heineken n'abakobwa batatu bari mu bintu bisa naho biteye isoni cyane. Mu by'ukuri wizera Imana cyangwa se wemera ko Imana ibaho, iki ntabwo wakwizera ko mu by'ukuri ari igikorwa umukobwa wese yakora muzima wakwiye kuzashaka umuryango nawe akaba yarera abana. Ese mu by'ukuri yazasobanurira iki abana? Ese umuryango we ko yawushebeje cyane, minervari iba yaramutanzeho agiye mu mashuri, niwe azahindura ubuzima ndetse agire n'igihugu akamaro muri rusange. Ni EMELYNE rero ukomeje kugenda utrendinga cyane bitewe n'ukuntu by'ukuri kugeza ubu akaba ngo afungiye kuri station ya RIB. Kuri ubu babigize ibanga rikomeye mu buryo bwo kugira ngo mu by'ukuri iperereza ry'abakobwa banarebe ese mu by'ukuri abakobwa ni bazima, bafata ibiyobyabwenge cyangwa se ni agatwiko kari aho k'urubyiruko rw'ubugendera mu kigare. Ibi byose rero ni amakuru ari update tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Kwibutse ko niba utarakanda kuri subscribe, kanda kuri subscribe ubundi ujye uwa mbere mu kubona amakuru tuba twaguteguriye. Murabizi neza ko twebwe twigererayo tukamenya ngo bihagaze bite ku mihanda ya hano mu Rwanda. Ni EMELYNE rero ukomeje kugenda mu by'ukuri atangaza isi muri rusange. Ese mu by'ukuri uyu mukobwa wamufashe gute, wamubonye gute, wumvuga ko mu by'ukuri ibintu bisanzwe? EMELYNE rero
rero abenshi bamusabiye kuba yafungwa none akaba yanafunzwe. Murabizi neza ko leta y'u Rwanda yo nta bintu by'imijenje kuko bijyanye no kuba yakubita abantu akanyafu. Murabizi neza ko ikora uko ishoboye kugira ngo abana b'u Rwanda bakomeze bagenda mu mujyo umwe w'igihugu cy'u Rwanda. Nta yindi gahunda no kuba twateza imbere ntitwice umuco, abo igihugu cy'u Rwanda dukomeze dusigasire umuco kandi dukomeze by'ukuri twubake urwatubyaye cyangwa se u Rwanda rwacu ejo hazaza, abana bacu bazavukire mu gihugu gitemba